aturahitamo ko tujana umugabo wawe ubuzira herezo macho aya n'amaso yanyuma cyangwa turatwara umukobwa wawe kibazo ndagisubiza nyuma ya kamera ndashaka gusubiza urukundo umugabo wawe ruri hejuru umuntu wagukuye iwanyu akugira umugore yego maye wanje jewe icyo kibazo nakibajije umugabo wanjye ubwo twakoraga ikiganiro usikuntu yavuze yo tanga umwe kamera yamavuga ngo nogenda wewe jewe n'ubu nza nzibuka peti gahagarara nza mzibuka iryo jambo naje kumugatize kuko warufashije muraho neza nizera ko mumeze neza abari hirya no hino abari ku migabane itandukanye y'isi abari mu majyaruguru abari mu majyepfo abari burasirazuba ndetse n'iburengerazuba abari muri Amerika abari muri Australia abari muri Norvège abari mu Rwanda abari mu Bugande kwisi yose mbahaye ikaze n'ukuri ndabigejeje cyane amazina nk'ibisanzwe hano iwacu ni kuri Elizabeth official ndabifuriza undi munsi andi mahirwe kubabyutse cyangwa aho bwije ndabigejeje cyane ngo nimuze tubane hano hantu uyu munsi nkaba nabazaniye umudamu mwiza cyane kabisa wambaye neza wikibaju mudamu usa neza cyane reka atangira atwibwira urakaza neza kuri Elizabeth asandi ese ko namamba umushitsi nyine oya wansuyega murakaze cyane nitwa Zahabu DC Lisimizi bisobanuye Lucia okay ndumusinzira umurira nkaba umwishwa w'abayiga nkaba umudamu w'abagorora basizana maye wanje nkaba sugo nukose nkaba ntuye hano Kasarani iwacu ni mwijoro no mu minembwe iwacu ni mwijoro no mu minembwe gusa kantu keza bikomeye iwacu ni mwijoro no mu minembwe njye musarire navuye ruguru ndi mutoya bantu bakunda kumbaza se mwa abasazaga se mwa iwanyu hari he ati nza numva ko ari muturambo no kumanjanje yeme kumanjanje harye habaho cyangwa nijuze uvuga nabi muturambo jewe niho nzi kumanjanje gusa ababyeyi banje babaga mu Karingi ariko abiwacu Karingi wabo burenzi wacu baje mu Karingi se urenze uri kumbaza ndabizi mu Karingi nanje nuko mpumva urakoze cyane ko twibwira ko usa neza cyane nindagwitemiye imyenda jeje nyine niyo uza yambika uwanyu utiyakubwiye tuze kwambara yarari mu kazi nukuri wambaye neza wajyanishije n'amaherena ngiye buriya tuno n'utubadikano ntago nifumuye nza numva se nifumura twe twataye umuco twarafumuye it's okay njye igihe nyine maze kumenya ubwenge maze kumva ngomba gukora icyo nshaka naravuze ati se nipfumura hano haba hari akenge ningera mu ijuru Yesu akambaza ngo kwa kabiri ka gihe mwana we nzasubiza iki namvuga ati maye wanje ndaretse yoga ni ibindi ariko tuza tumera neza bitewe n'ukuntu wambaye ni ibindi hari gutazopfumura ugakora ibindi n'iryo joro ntubona n'ibyazo zose birangana kisanga handi icyiza gusa numva no gukora neza na ibindi ni inyongera kabisa ko mzumva kutabishkunda nabireke kubikunda nabikora ariko ikibazo ni excess kurengesha ugasanga ngo amazuru ngo amake nubwo byose ari gutobora hari abantu nza mbona bazabipfumura no ku rurimi no ku mucondo no hano kwishinya na mahitamo yabo kiba twumve reka turekera aho ngaho koga ijuru ni rya data twese kujajinga kandi ntituzi umuntu uzoryinjiramo burangira nibaza ikibazo hazoba gutungurwa yewe ariko mana hazoba gutungurwa ari umuntu wavuze ngo ningera mu ijuru ngo nkabura runaka nzosubirayo ntawe ubizi kandi buri hari ikibazo njye nkunda kwibaza
nyuma ya buno buzima Zaha hari ubundi buzima. Yego. Njye ngira amatsiko ya buriya buzima bundi tutazi tubwirwa dusoma. Uyu muntu yapfuye umuntu umuhamya neza ukamuvuga ariko nta tubona ukumuhamya. Iyo amaze twe nk'abantu ikintu tugira twebwe abantu nabonye uravuga wowe kuzumva ako bihabanye n'imikorere ya wa muntu n'Imana ye. Yego. Hari igihe dufata umuntu aronza numva ngo yagize ngo yarameze byarameze ngo bakajugunya nk'imwe bakajugunya gusa ntibaje kumushingura neza mu cyubahiro ngo ko bino nibi kandi ugasanga niyenda wa muntu yego bavuga ko ushobora gusanga wa muntu ari we wanarigezemo ushobora wundi twahamije twavuze twatatse ugasanga wa wundi ahubwo mu ijuru hazoba gutunguka. Ikindi kandi ako nizere ko ibintu byose biba mu ijuru hazaba hari imbuto. Mu ijuru nizere ko hazaba hari ikintu bita nubuki ariko nzarya ubuki. Nta diabete izoba ihari tuzojya ubuki nzana mutangira saa 12 za mu gitondo. Urabukunda? Ngeze saa 1 z'ijoro ndi kubuki gusa. Isabelle urabona ngo mu ijuru ntawagiye ngo agereyo amare ntiyenda amare nk'umwaka yaragiye ngo agaruka tubwire ngo bimeze gutyo gusa wa wundi ni Lazaro hajya Lazaro ngo yarahiye cyane amaze gusha aravuga ngo wambabariye kagenda nkaja kubwira basigaye nimba ntabicuritse uko bimeze kugira ngo tibazumve kuri ubu babare ngo baramubwira ati mwisi hariho intumwa n'abahanuzi hariho azobabwira bazumviraho no kuvuga ngo nta uragenda ngo agaruke ngo atubwire gusa tugerageje twoza nyine tukumvira intumwa n'abantu kuko urumva bari mu bamaze kutubwira icyo basobanuye. Tugabanye gupinga tugabanye ijuru ntabwo tuzi ngo uzajamo ninde wasanga wa wundi tubona wabaswe n'ibiyobyabwenge azotarajara yatubwiriza ngo kaza kwishira imbere ngo azayibonekeza ngo azayigira wahatari nyamara afite uko yakubwiye wizere gusoroke kugendera mu kigare wa wundi umureke nuko ngukijoro nyine ni ibanga ry'Imana. Okay, Zahabu urakoze cyane. Ese Zahabu ni muntu ki ku bantu batamuzi? Sinzi ukuntu byari bigenze. Zahabu ni muntu ki ku bantu batamuzi, ku bantu bamubonye bwa mbere urumva abankurikira ntago bakuzi barashobora kwibaza kino kibajo naza ko barimo cange bananje bankurikira hari wanje cange batarimo nose ugira chano my wanje tamutu gutakigira chano urayigira ma uzuko nije wayifunguye imbere yawe yigo yanje igiye kumara umwaka ibenjewe ndango n'amezana yanje igiye kumara umwaka mfite chano yitwa Janvier na Zahabu je n'umugabo wanje ahubwo nanje ndi kubona nzohindura ubushireho we n'umugabo wawe Elizabeth and cyangwa Elizabeth wande akomana Elizabeth wa ndabihawe nimpinduraga nzone ariko gikiza azaza aboneka kabe nanje ari mu kumvunisha ari mu kwitwa izina ariko kuboneka bigaragara nyine ngewe cyakora njye n'impamvu ngewe njya gufungura cyane nabwiye umugabo ati se mutware wiwanje ese cano tuyite gute kubera ko nzi ko ari umuntu utagaragara cyane uhora ari busy ndavuga ati kandi ngite Elizabeth utazavuga ati si wiwabaye abaye ejo ari gihe ushaka kuyita family noneho umutware wanje akaba ari wa muntu udakunda kamera ni nk'umuntu bahigisha atagishaka mbese ndamwinginga umunsi wa mbere ndamwinginga ati mbabarira umunsi ntabwo yari mbabarira hari abantu benshi bahora bambwira ati ntibakuzi mbabaruze kuri kamera bakurebe ariko kugira ngo muzane habayeho kugorana araza ndakeka barabibonye so niyo mpamvu mayi wanje naravuze ngo ntazikunda zabwiye uzubona jewe nshoboye kugenda kuvuga
nihaye ivugaho uzubona nyine yavunitse oya ntituzaza tubarusha data pressure yanje nimba mutabishoboye itsoke muze mupfa kudushigikira gusa kudushigikira baradushigikira uzubona nyine birabagora abagabo ibingibi bizabishobora abagore amaze n'abagore natwe hari igihe bitunanira bishobora cyane abagore babagore nyine sinzi reka mbyihore. Okay, Zahabu ni muntu ki ku bantu batamuzi? Zahabu ni umuntu usanzwe cyane ndasanzwe ikindi kandi ndi umuvyeyi ndi umudamu mu rugo jewe ndi wa muntu ukora akazi kose mu rugo iwanje ntitaye ndagakora kandi simbifata nko gutunara umugani wa dashishongo nago nagaru gutunara ndakora ibyo aho ndakora yego ndakora tubicano nyifata nk'akazi kuko ifitiye byinshi mariye byinshi aha ikindi kandi niyo mbonye turaka bisanzwe ndakora kabisa bampibiraka bambaza ngo se ngo shoboye iki ukunguko ni uvuga ko ushoboye iwe ari je ndashoboye hari umuntu wambwiye ejo ngo reka Zebenga ibintu byose urabishoboye bati ikintu ntashoboye ikintu ntazi wewe sinzi kwica. Hari umuntu wambwiye ejo ndatekereza bewe ibintu byose urabishoboye ndamubwira ati ndabishoboye nkeretse ikintu ndashoboye sinomenya kwica sinomenya no kuroga nayo magambo abiri namusubije ariko akazi kose ivuga ngo ibindi bibi byose ntiwo bishobora kubera ko ushobora gusiga ibyo akafata n'ibindi yewe gukora mayi wanje ibi byose sinobishobora icyo nayumvuze akazi kose ushobora gukora kagatuma ubaho neza reka kugendera ngo abagore benshi babaye abasirimu ngo ibiki ngo nibakubona ngo ucuruza ipfa kuba gusa bigaburira. Urabona abagore benshi bo muri kino gihe basigaye bagira basigaye bakora basigaye baba mu ngo badakora bafite uburyo bashobora gukora ariko reka nkubwire ntabwo umugabo wese sibyo reka mbavugire ntabwo umugabo yakwishyura inzu yakwigisha abana ku ishuri yahaha urabizi stock ukuntu igora yagukoreshereza inzara yagukoreshereza mu mutwe imboga za buri munsi ibintu byose ngo abikore ikiba cyiza nuko mwagira no mwafatikanye umugabo nimba yinjije 1000 injize 500 nta kibazo nishake winjize na 200 ni wishyura inzu urkunyumva ugire nishyura inzu ugureka ibyo bintu nimba ari ibintu biza biba byiza kwisi nibyo ngibyo cyane uzi iyo umugabo agize gutya nka stress gomenti se sheriniki abagabo baza bihagarara ngo ya ntacu ngirewe ko twavanze umutungo nini shida sai hakuna pesa unataka pesa ngapi haki Kiswahili reka tukirekera ndiza uyu munsi itariki y'inzu yanshikiyeho reba ishuri ry'abana bari kunyishuza reba mu gikoni nta kintu byose tumubwira kandi hari umunsi biza bishirira rimwe kugira ngo babasuze hari ibintu igihe uzamusanga nta faranga nta fu nta muceri nta mavuta ntaki inzu yageze ishuri umwana ugabati kwani bona umugabo yamara kukubwiraga kubuhoki akakubwira ati nuko bimeze ugahita umubwira ati yo tinkubwira akantu tingahe mbwira mama ati hari udufaranga nahe abagore no gutsimba ati hari udufaranga afite ku ruhande nta kibazo wowe ifite nta mpamvu yo kukurema genda wishure erega urugo murarufatikanyije no siyo bavuze umufasha abari no umuntu wo kuza kwicara gusa akabyara nabyo si bibi nta nubwo mbyanze sibyo ariko nimba hari ikintu cyiza umugabo aragukunda arakubaha akuze uvuga ngo uteguye urugendo uravuze ati sheri uyu munsi none napanze kujya gusura bano bantu impatiki ikintu cyose ndashaka gukoresha inzara umugabo azavuga ati nawe urindushye mu zindi mama uri umutwaro ariko iyo mufatikanyije ukazanaho nawe akazana mugahuriza hagati
Ako zibona urugo rurimo ifaranga, urugo rurimo kawunga, rurimo umuceri, rurimo isukari, rurimo amavuta, rurimo gaze, inzu yishuwe. Uzone ibyinshi muza mwamukubita story mu nzu nta ma stress ga kandi buriya mwisi nasanze nta bantu utagira amadeni ukura yafite nanje ndafite nanje araba yamfite nawe nuko ariko nanone yisiko mu nzu bimeze neza zaha umvugira amahoro mugaza mukomeza mugaseka n'umugabo yavuga story mugaseka ariko iyo nta mafaranga cyangwa yafite wayamwima ntabyishimo azama kunakira reka nkubwire mama hari abantu tugifite imyumvire ukavuga ati jewe ndicara umugabo tajana yanga murindi niko bazabavuga ushaka kuba ufite miliyoni kuri konti ukeneye zibiri ufite imodoka ukeneye zitatu ukeneye ufite inuze y'imodoka ukeneye indege ndakubwiye ngo nta muntu ndumva avuga ngo jewe narakize nabivuyemo ntabwo nkibikeneye ntabwo ngikeneye ubukire bundi nuba ngo ubushobozi ufite ubushobozi ufite ushobora no gushakiraho ubundi ushobora gucaha undi agacaha ibintu bikagenda neza siko ibintu byose mu rugo bizabyuzura umuntu ufite ibintu byose bizabyuzura cyangwa se umva umuntu wese ubayeho mu buzima nta stress ntaki nimba wapfuye kandi tugira mugabe bwo ariko hano mwisi nyine hari igihe bigabanuka ukavuga ati ubwo kandi iyo wahashe nusuzure kirakurya uzikomeza kurya no cagihe ibindi bibazo maze kubikemura ifika mikono ariko iyo kawunga yashize mu nzu udafite kawunga yashize mu nzu kandi ntabwo udafite nibwo nzangira inzara ya kawunga yego ifu yashize ikintu cyose rega sifu gusa ikintu cyose iyo utagifitiye ubushobozi ako kanya nibwo uzigikenera ariko ari iyo ufitiye tuvuge nk'urugero ufite amafaranga yo kugura n'indi kanzu hari gushobora no kurara utariguze kandi warapanze ngo uraje kurigura ni ukuvuga ngo umunsi utayafite akaba ari bwo wumva ririya kanju kabisa ukarigwara ni ukuvuga ngo umugore wahagurutse agakora si tuvuze ngo ufite uburwayi ufite ubumuga ufite uruhinja ntabwo tukubwiye ngo ufite izindi mbogamizi zo kubura abarezi yego ariko hari umuntu uza wirirwa mu rugo umukozi afite n'umukozi afite mu mutwe afite amashuri akagira ngo ni ubusirimu afite n'umukozi akaza yigiza amaguru agakoropa akabwira umukozi genda utekere icyayi genda nzanire ibiryo kuri telefone Kararisa itabaga ni nako gabwira umukozi nabi kandi amurebera abana ni nako abwira umukozi nabi ariko ari kumutuma ibyo kurya umuntu azabwira undi ngo ni kigoryi ngo ni umusazi yarangiza akamuga ngo nzanire nimba hari abantu bo kubahwa bahaba nzanire icyayi nimba hari abantu bo kubahwa bahaba n'abakozi umukozi uyu mu burenganzira iyo wamwinjije mu nzu umuhaye uburenganzira bwose umukozi ugenda ukava mu nzu mu gitondo ukagaruka nijoro ari kumwe n'abana utazi ngo niwe watetse njewe nza nama mushekerera ati sister nawe arabizi ngomba kumufata nk'umwana mu rugo wagurira abana bawe umwenda nawe ukamugurira ndakubwiye ngo nimba nyuze hano nkabona kenda keza kamubere nza nkamutana kandi simubwira ngo ndayagukase siwe nabonye kuko kubereye kagumana yego azakurerera abana neza agutekera ibiryo uzuko umukozi afite ubushobozi bwo kuba yagushyiramo ishano umugani w'abarundi mukavaho ariko uramutuka hari umuntu uzamo ifata agatuka umukozi akanamukubita akamugira gute yarangiza ngo nzanire icyayi icyo nababwira abavandi babyeyi nubwo twari tugeze gakuho twagiye nimba ufite uburyo bwo gukora nukuri haguruka utuzi turahari twinshi wacuruza inkweto wacuruza amahuzu kandi kano kazi dukora suko ariko twigiye ibyo twigiye erega ducanura abantu hari abantu bataramenya ko
ushobora kuba udafite imyenda ngo urangure iduka ry'imyenda. Hari imyenda bapostinga, urapostinga online, umuntu akagutuma udafite, hari abafite amaduka yabo Imana yabagiriye neza, ariko hari nundi si ngombwa ngo ube ufite amafaranga, urafata ukagenda ugapostinga, ukapostinga, umuntu akazaza akakubwira ngo nzanira yakanje, ukagenda ya mafaranga agwaye ukagenda ukaranguza wa mwenda bitewe naho bayigurisha, ukazana ukabonyemo udufaranga twawe dukeya. Ntibisaba igishoro, ntibisaba iki. Ubu amanisha nukuri tworohereza abagabo, wagira amahirwe wabona amafaranga yo gushinga iduka ryawe, abantu bakakugana. Ubu hari umuntu ku cyumweru ujya gusenga akabwira umugabo ngo imituro cyane barahari, mpayinzara, mituro, mimisatsi, abana inkweto z'ishuri zashize, uniform, kandi akazi k'umugabo nako kari kameze gutya. Ese ko numvishingize stress gute? Ngahisa no uzuko hari umugore wasaranye umugabo we ngo namugurira igitenge bira bya mare wazari bigezweho. Umugabo aramubwira ati mfite gusa, babaga ngo mu nzu y'ibihumbi 5 zano muri Kenya, aramubwira ngo nagire, ngo afite amafaranga y'inzu gusa. Umugore muri babagore badakora batagira gute, arangije umugabo aramubwira ati akira amafaranga nje ngiye mu cyaro, ngiye gushaka andi mafaranga ubuzima nyine bukomeze. Umugore ati jewe ntago nishura inzu, aragiye arayafashe ayaguza igitenge cya mare we. Amaze kuyagura igitenge cya mare we, nyiri inzu araza hano muri kugura n'abanyiri inzu babi, abarandire ko hano bayita kiyateka, hano ni kiyateka, ariko abandi mu bindi bihugu babita landlord. No wango landlord aje aramubwira ati amafaranga y'inzu hano akenshi iyo utishyuye inzu bagukubitiraho ingufuri. Nguvuga ngo iyo utinze iminsi mikeya cyangwa se iyo urengejeho usanga hindi ngufuri tari ya yindi yawe. Nuko noneho arangije nyiri inzu amwatsa amafaranga, aramubwira ngo nukuri umugabo yaransigiye ariko nayaguze igitenge, atizana ico gitenge cy'ibihumbi 5 ntago yabyumvaga. Ibo bazakabona bakagira ngo ni turiya jewe ngira ibitenge Zaha, sinzi ngo ngira marewa, sinzi ngo ni harya nigana nza namupfa kwambara kandi nkabego nakwambara icya 15, ahubwo hari n'igihe nza mbego kurusha ik'ibihumbi 7 nambaye. Sindiyo erega kubegwa nti ushaka gufata kenda kijana hariya ukabegwa kuko undi wazinguye umwenda w'ibihumbi bingana. Nuko noneho garantiro arayimwaka, amaze kuyimwaka aramubwira ngo uyu mwenda naje umugore wanje wo mubera ntacyo bihwaniremo n'inzu, ariko awushira umugore wiwe. Nukuvuga ngo uwo mugore tishura inzu kubera yishura inzu yaragiye kuwambaramo igitenge. Iyo landiro dadafata cya gitenge kwa kijane bihwaniremo byari bugende gute? Ngo nugutekereza, umuntu agatekereza nimba udufasha abatware nimba ubona ubushobozi umugabo wawe afite utabubwihanganiye, haguruka ukore. Utuzi ni twinshi turuzuye hano, wona curuza n'indobo ya melon ukabaho, wona ndikubwira babandi bavuga ngo tuzi ngo reka kwigira umusiri ngo ndafite, reka nkubwire Zaha, reka kwishira hejuru mu hari abantu sigaye mbona bino byagezwe ukerekana ifoto y'umuntu ngo muvuge ngo ibintu bitandukanye, basigaye batanga ifoto yanjye bakavuga ngo uyu muntu nguko namubonye ngo shango ntiyaburara, ngo nge sinaburara Zaha, ngifite amaboko, ngifite ururimi rwo kuvuga, ngifite amaguru yo kwiruka, no kwiruka bikangiriraho, ariko nkamenya ngo uwo munsi abana banjye ntibaburara. Kandi bigaca mu nzira nziza, mu muco. Abana bijya byanyu muvuga ngo so narakora gaguruka gakora, ufite gukora nimba ubushobozi wawe ubona umugabo ari kwishiza, cyangwa se nimba no abagabo gibo badakora mana bazabantera isereri. Umugabo udafite ubumuga, udagwaye, akamahirwe gusarambije muri saro, uwo nguwo sifite no kumutindaho ko sinzi akagombye kuza kucugwa n'umugore baranyica none
ariko abagore muhaguruke mukore tukazugirira ari udafite udashobora gukora ngo ushaka kwambara nka mugenzi wawe kandi mugenzi wawe uzi ibyo yambara bivaye. N'impamvu abantu benshi bagize amashyari ukambwira ishyari mugenzi wawe mumaye waje ishari gusa ureba hano bari no umuntu yamucaho yambaye neza yambaye sepeya isi imyenda ya buri ku cyumweru mureke vuga ngo cira birarusha kubera nimba kurusha ubushobozi nimba kurusha gukora mureke yambaye mu gihe afite ubushobozi ahubwo senga Imana ibyo bihe nawe ubigeremo ariko reke kwirirwa ariko nakore hari umu YouTubers umwe ndeba mu Rwanda uriya baramuzi Zahabu ngo abasho niwe bazavuga ngo senga unakore twicare gusa ngo utegereze ngo ibintu biraza nimba uri umuyumbe senga ariko unakore nimba uri apana kumera gutya gusa ngo uzerere gutya gusa nimara ibibazo ejo nibiza ngo zareka nkubaza akabazo ka nyuma tugane ku musozi naga challenge nshaka kubaza urabona ni nijoro umutware wawe yatashye maybe ufite umwana umwe w'umukobwa umukunda urukundo ruhebuje umutware wawe wo uramukunda cyane saa sita z'ijoro muraho muri kureba filme mukojya mukumva ahinjiye abantu baje bipfutse nyine bakakubwira ati uyu mugabo wawe cyo kibazo mvanjumva reka mashi banza wumve abantu bakaza bafite imbunda ati uyu n'umugabo wawe uyu n'umukobwa wawe afite umwana mwiza ayowe sindabona tuzabega bamanya barangiza babaga bakakubwira ati urahitamo umugabo wawe uramukunda n'umukobwa wawe uramukunda aturahitamo ko tujana umugabo wawe ubuziraherezo macho aya n'amaso ya nyuma cyangwa turatwara umukobwa wawe kibazo ndagisubiza nyuma ya kamera ndashaka gusubiza urukundo umugabo wawe ruri hejuru umuntu wagukuye iwanyu akugira umugore yego n'umwana wawe uzamukunda igisekize kiryana kize kiryana ukishima umusatsi ukabanza ugafuka uri kuwumva reka kunsubizayo none ukumva cagise ukuntu imbabazi z'umwana uburyo ujyumwonso uburyo yakuze uburyo yagusekera vuga ngo umwana yego bakaguhitishamo hitamo umuntu turi butware bamutwara nawe iyo bamutwaraga nimba bashaka kumwica nimba bashaka kuba gusutazongera ikindi kibazo pole tazavari mbaza ikindi kibazo ukoze kurumva wowe hitamo indi ugenda indi mbwira nyine ntago bibaye gusa reka nkubwire ni kwa mufano ndabakunda cyane mba numva nta wundi muntu nkunda kwisi ndakubwira ahantu bivuye ariko reka nkubwire umwana bari umwana ushatse kuvuga nukuvuga ngo amaraso yanje umwana wanje nagendeye ku gise aba afite umwihariko wiye ntumugereranye botwara papa wiwe ndamukunda urumva ariko bibaye mukunda afite akumba kiwe umwana akagira kiwe mama akagira ari ukuntu umuntu azavuga ngo ese ngo mama wawe ngo n'umugore wawe ngo ukunda ndi n'abantu babiri umva hano n'abantu babiri ukunda cyane ariko buri wese afite icyumba ciwe ntabwo umugore wawe wamurutisha mama wawe nta nubwo mama wawe wamurutisha umugore wawe nuwa ngo buri wese umwanya wiwe afite urukundo rwihariye tibakaza bagereranya ibintu nukuvuga ngo umwana wanje afite urukundo rwihariye ko n'umwana wanje n'amaraso yanje namugendeye ku gise ile uchungu nimepitia sitaki kukumbuka hanyuma umugabo tata mugereranye niki ararenze afite umwihariko we nuwango abo bantu babiri amahitamo nobura suko twisemo ngo mvuge ngo umwana wanje suko mba nuko urukundo rw'umugabo ruba rundenze mvuze ngo umugabo wanje nuko urukundo rw'umwana ruba rundenze nuwango aho ngaho ndatsinzwe nta gisubizo nobona gusa umwana ari hari maye wanje jewe icyo kibazo nakibajije umugabo wanje ubwo twakoraga ikiganiro usikuntu yavuze yo tanga umwana kamera yamavuga ngo nogenda wewe jewe
n'ubu nza mzibuka peti gahagarara nza mzibuka iryo jambo naje kumbwira ese kuko warufashije ngo yesi nari mfashije ngo nogenda mayo wanje none se uretse kugorana ije babona gusubije reka ndeka kubyibuka so nakoze kubana nega mubwire nimba baza bafitiye abana imbabazi se gute njyewe none se wowe nyine nakubwiye ngo ufite icyumba cye mu mutima we nawe umwana afite ikintu naje nahise musubiza ati nawe ugenda nahise mubwira ati nawe uzogende wazugira ngo biri ko kera bigize ko wajegeje umutima icyo kiganiro uze kukireba nagize umujinya namubwira ati nawe uzogende nzobasiga nyine umwana w'umuntu umwana wawe nawe bitekereza bavandi twavuze byinshi kuvuga byinshi siko kubirangiza yego ubu ngiye kuzajya nzana abantu tuganire turebe ko bwasha turebe ko bwokwira iminsi iracyahari miremire kandi ishobora kuba ari miremire cyangwa ari migufiya so mwakoze kubana natwe Kibaju wakoze kuza hano kuri televiziyo ya Elizabeth official gira ijambo rimwe mu isegonda ubwira abantu then dusoze ndakeka ninongera kugukenera nzakubona yego ndahari kabisa okay mwakoze cyane kuvuga ngo dushobora kuba ibyo tuvuze hari abahanga cyane kuturenza bari kubivuga uko twe twabivuze ariko uko twabivuze niko twahawe ni ukuvuga ngo muzamudushigikira mu byiza byabanyuze cyangwa ibyababangamiye comment niyo mpamvu bayishizeho hari ni ukuvuga ngo batubwire ngo mwakoze neza cyangwa mwakoze nabi muzamutera comment mutubwire uko amajambo ameze duhindure apana kuza gusa mutukana bitewe n'intuza n'ijambo ryaba ko ugatuka umuntu bitewe nuko nyine utamukunda gusa hoya andika tuba tuje hano kugira tuganire n'abantu baza batwandikira batubwire ngo hano mwavuze nabi mukosore cyangwa se hano mwakoze neza muduhe courage nisho tuba dukeneye niyo mpamvu y'iyo comment ibiri aho ngaho yego hanyuma mukomeze mushigikire Elizabeth jewe ese ni Isabella ni Elizabeth byose nuwa ngo mukomeze muashigikire mukanda ama subscribes mo sharing ibiganiro comment nayivuze nibyo byiza kugira ngo kwite iyo dafite shari undi yateye imbere kare nibwo nahoze ndeba indirimbo ndondokoraga wihangane kandi tugeze muri gusoza ikiganiro nahoze ndeba indirimbo ngo abantu ngo baza bashaka gutera imbere ariko ntibashaka kubarenga tubasumbe utera imbere ariko ntunde ugera ariko ntubarenga ngo gabanya isukari ntuzandenge niko abantu tubaye niko abantu dusigaye dutera muri iyi ariko umuntu aza kwereka inzira tuzace muri iyi nzira kandi nawe niyo yaciye wayijamo yaguhira agatangira kukugendaho nuko rero reka nsozereza aho ngaho mugire ya mitima y'Imana yo muri Kristo Yesu mugire zampuwe n'imbabazi mugire rwa rukundo ejo ni heza umuryango wafungukiye runaka none ejo nawe uzofunguka ikindi kandi umutima utarimo umuntu utagira ishari Imana nayo izimugirira neza cyane izimugenzereza neza izimutungura kubera ko umutima wawe uri muzima n'Imana nayo izibona hiyinjira kugira ngo ikugire neza nuko rero mugire ibihe byiza ndabakunda mugende murebe kuri Janvier na Zahabu bye